Mwaramutse mwize ko meze neza muri amahoro kandi ko mu bworozi bw'ingurube zanyu birimo bigenda neza, n'abari kwitegura gutangira umwuga wo korora ingurube nizeye ko murimo mubikora neza. Uyu munsi ni kuwa kane ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Nge ubavugisha nitwa Uwimana Patricie. Uyu munsi rero turakomeza turebera hamwe ku byerekeye no kugaburira ingurube. Gahunda twatangiye yibanda ku kugaburira ingurube. Turareba rero uburyo ki twagaburira ingurube zibyara, no kuvuga ingurube zitanga icyororo, ingurube twahisemo ko ziguma muri farm cyangwa se muri ferme yacu, mu biraro byacu, kugira ngo zijye zibyara, zijye ziduha icyororo. Ni gute rero tugomba kuzigaburira? Ni ibihe biryo by'ibanze zigomba guhabwa kugira ngo zishobore nyine kuduha cyangwa se zishobore kudufasha kugera ku ntego twiyemeje. Ingurube zibyara, turahera ku ngurube zihaka. Ingurube zihaka, abahanga batugira inama y'uko zigomba kubona indyo yuzuye kugira ngo utwana turi mu nda dukure neza. Birumvikana tujye nko ku muntu, ari ukuntu tujya twumva abana bagwingiye, akenshi ari igihe banagwingira bakiri mu nda bitewe n'uko mama wabo yariye. Niba mama atarabonye indyo yuzuye, umwana nawe afite amahirwe menshi yo kudakura neza, akagwingira akiri mu nda. Ingurube nazo rero ni byiza ko tuziha ibyo kurya bihagije kandi byujuje ibisabwa kugira ngo utwana turi mu nda dukure neza, tuzavuke twujuje ibiro, tutaragwingiye. Indyo yuzuye kandi ntigomba gutuma ingurube ihaka ibyibuha cyane. Iyo ingurube yakwihaye ibiryo bituma ibyibuha, ishobora kugira ikibazo mu kubyara kuko ifite abana banini cyane. Igihe noneho cyo kubyara gusunika ntibikunde, bigasaba ko nanjye kuvuga ko bayibaga no Denmark ni igihugu cyateye imbere, bashaka kuyikora cesarienne, cyane cyane ko bazi akamaro kayo. N'abaganga b'amatungo baba bafite ibikoresho bihagije, baranabyize cyane kuko hano Denmark rwose bashyira imbaraga nyinshi mu korora ingurube. Rero twe muri Afurika ni byiza ko tuzigaburira, ariko ntidutume ingurube zigenewe gutanga icyororo zibyibuha cyane. Tukaziha bya biryo twabonye mu cyiciro muri video yabanjirize iyi, ko ari byiza ko tuziha indyo ikomoka ku bimera, yaba ari ibigori, yaba ari ibinyampeke, cyangwa se bitera imbaraga bikomoka ku buhinzi, ariko nabwo ntibibe byinshi, noneho igihe cyo kuziha proteine ntizibe nyinshi cyane. Ingurube ihaka kandi igomba kuba indyo yayo igomba kuba igizwe n'ibinyampeke, birumvikana, proteine, fibre na za vitamine n'imyunyungugu. Fibre rero ni, niba ntibeshye muzanyunganira abayize neza mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko ni akazi kabo no gukora isuku mu mubiri. Zikunda kuboneka mu mboga, zikunda kuboneka mu biryo mbese byoroshye igogora, cyane cyane nk'ingano. Haba harimo za fibre, ni ukuvuga ngo fibre ikora isuku mu mubiri ku buryo byoroshye mbese mu gifu cyangwa se ibyo yariye mu gihe cyo gusohora umwanda, ugasohoka udakomeye, ugasohoka umeze neza. Ingurube ihaka rero tujye tuyiha za fibre zihagije, ubwo ni imboga, ni imbuto, nanjye kuvuga ngo n'ibishishwa by'inuza by'ingano, sinzi niba bijya biboneka muri Afurika, ndavuga mu bumva Ikinyarwanda, ubwo ni mu Burundi, mu Rwanda, wenda no muri Congo, cyangwa se mu Bugande, Tanzania, wabona hari abantu bumva Ikinyarwanda. Ukazajya mwita kuri ibyo ngibyo igihe muri gutegura indyo yo guha ingurube ihaka, kugira ngo itazagira ikibazo. Hanyuma ku ngurube yonsa, ni ukuvuga ngo tubonye ingurube ihaka iri mu gice cy'ingurube zibyara, none tugeze mu ngurube yonsa.
imbere yanyu murahabona ingurube nini iri konsa utwana dutatu ariko turabyibushye tu. Nk'uko nayoze mbere ingurube ishobora kubyara akana kamwe, utwana tubiri, utwana tune, dutanu, dutandatu. Nimujye mubona ingurube yabyo utwana tunini mukajya mugira ikibazo muvuge mutesi ingurube bite byayo, ko ingurube igomba kujya itanga abana 10, abantu 8, kugira kumwe utwana tubiri, utwana tune, ishobora kubyara abana 15 ntibakure bitewe n'impamvu nyinshi tuzabona mu minsi iri imbere. Ariko ingurube yonsa mu byo igomba kurya biriyongera, donc bitewe n'umubare w'abana ifite. Iyo ibyaye tuvuga nk'utwana dutatu, niba risanzwe ndirya ibiro 2 ku munsi, akana kamwe kabara amagarama 500 yongera mu byumweru cya mbere, nyine amagarama 500 yongera ku biro 2 isanzwe ifite. Kandi ubwo ifite utwana tubiri urumva ko ari amagarama 500 yongeraho, ifite utwana dutatu akaba ari amagarama 750 mu buzima bw'ubwo bwana. Mu cyumweru cya mbere amagarama agenda yongera ukurikije uko utwana nyine natwo tugenda twiyongera. Indyo yuzuye ihabwa ingurube igomba kuba ikungahaye ku bitera imbaraga. Bitera imbaraga twabonye ko bikomoka mu binyampeke, mu binyabijumba, no gukomoka mu byatsi. Hanyuma tukaza amaproteine, twabonye ko akenshi akomoka muri soya, na proteine zikomoka ku ifu y'amafi, ifu y'inyama. Hari ababa bafite inyama nyinshi bakazikuramo amafu. Hanyuma na calcium rero ni ngombwa, tuzi ko calcium ikomeza amagufa. Ni ngombwa ko ibi byose biba biri mu igaburo, mu ifunguro rigenewe ingurube yonsa. Rero hari n'izindi ibiryo by'inyongera bihabwa izo ngurube zikeneye kubyara cyangwa se ingurube zitanga icyororo. Hari amavitamine n'imyunyungugu. Akenshi ni byiza ko twegera veterineri tukamubwira ati ese tugura ibihe, akakubwira ati wenda ubigura aha n'aha. Donc ni ibyiyongera wenda byarakozwe n'uruganda, tukabigura mu hantu bacuruza ibiryo by'amatungo, bikunze kuba bihari. Kukitonderwa, abahanga batubwira ko ni ingenzi mu mikurire no mu myororokere y'ingurube ko zibona izi nyongera, aya mavitamine A, D, E na K na B complexe, imyunyungugu za calcium, za phosphore na zinc. Zinc dukunda kuvuga izina rya zinc, ariko tuzagerageza mbereke ibiryo byiganjemo zinc n'akamaro kayo. Rero murakoze kuba mwashoboye gukurikira iki kiganiro cyerekeranye n'imigaburire y'ingurube, imirire y'ingurube. Utaha tuzareba noneho uburyo bwo kugaburira ingurube. Tuzigabura mu buryo butandukanye bitewe n'icyo zitegerejeho. Niba umuntu azora kinyamwuga, niba umuntu azora ku buryo busanzwe, ni gute, ni ubuhe buryo bukunze gukoreshwa mu borozi b'ingurube bagaburira ingurube zabo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Naho mu kiganiro cy'ubutaha mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Uwimana Patricie.